ahantu Imana yaduteye harizewe, hafite sekirite. Haleluya! Ntihajya habura amazi, ntihajya habura ifumbire. Mumvugire ngo amen. Dusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cya Zaburi ya 92. Turasoma umurongo wa 13. Zaburi ya 92. Turasoma umurongo wa 13. Avuze ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka, bazashishira mu bikari by'inzu y'Imana yacu. Twese tuvuge ngo amen. Twongereho ijambo riri mu Migani, igitabo cy'Imigani turasoma cumi na gatatu umurongo wa 16. Twageze. Avuze ngo umunyamakenga wese umunyamakenga wese akorana ubwenge, ariko umupfapfa agaragaza ubupfapfa bwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashimira Imana kuduhaye umwanya wo kuza hano. Mperuka nta kera cyane, kera ariko nko muri 2000 na kangahera na 6 gutyo. Ni kera cyane, ariko ndashima Imana ko ngiye kwemera ko ngaruka hano. BOSCO yigeze kubivuga icyo gihe ari muto cyane, iyo nagendaga wagira ngo ndagaruka. Ariko turashimira Imana ko ivuga ibintu kandi ikabisohoza. Mwihangane iyo ntangira mvuga buke, ariko biri buze kugenda neza ndabizi. Pawulo yanditse amagambo akomeye, aravuga ngo ubuhanuzi bw'iki gitabo ntibusobanurwa nk'uko umuntu wese abyishakiye, ahubwo ni umwuka wera usobanura amayoberane. Kandi umwuka wera ari hano, turashima yuko umwuka wera ari buze gusobanura amayoberane. Wanditse igitabo cy'Imigani yaravuze ngo nta muntu ukomezwa no gukiranuka, ariko umuzi w'umukiranutsi ntuzarandurwa. Nari ndimo mvuga ngo mperuka inaha ibintu bimeze nabi, nta biryo, nta mwenda, ntaho kuba, mbese umuntu ari gucungira ku mwuka wera gusa. Kandi icyo gihe twari tubufite mwinshi cyane, mwinshi. Nari nkiri umusore,
ariko urabona ko ngarutse ndi umugabo. Nazindutse mu gitondo njya gusenga n'inginga Imana kugira ngo imfashe mbone uko nahagarara imbere y'ubwoko bwayo. Hanyuma ndi gusenga Imana impaye amagambo irambwira ngo genda ubwire abantu banjye ko umuntu wese uzakomera azakomezwa no gukiranuka. Nta wundi mubare w'ibanga, nta yindi shuwa hari gukiranuka. Nushaka usenge aya 40 wiyongeza ndi ikintu kizatuma ukiranuka, kizatuma ukomera no gukiranuka. Ntago nkunda kuvuga ubuhamya cyane kubera ko kenshi igihe kimbana gitoya kandi ibyo mba mvuga nabyo biba ari byinshi, ariko wenda ndagumya ngende nshiramo buki. Ndashaka kuririmba indirimbo ya 20 mu ndirimbo zo gushimira Imana. Numva ubishaka uramfasha uhaguruke tuyiririmbe. Abaririmbyi bari hano ngo bayizamure. Mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo. Ko mumeze nk'abantu ariko bari mu misa. Ni Yesu Kristo, ni uruti inshuti zose zo mwisi, igikundiro cye cyinshi cyo cyanyemeje kumusanga ngo anyuhagira, anyurura mbabaye, angiza amakuba, amaganya yanjye yanyakira, yakanyenyeri iteka n'uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mw'isi. anyurura mbabaye, angiza amakuba, amaganya yanjye yanyakira, yakanyenyeri iteka n'uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mw'isi. Intimba zanjye zose yarazikoreye, uko ngeragezwa ndinda wa mubi, ijyanama z'ibitugu yarabibatuye, n'igihome cyanjye yamwishambo, anyurura Satani ngahanwa n'inshuti, Yesu azana arangeze mw'ijuru, yakanyenyeri iteka n'uw'igikundiro, ni uruta nubwo utayizi wakomera Imana amashyi. anyurura Babaye angiza amakuba, amaganya yanjye yanyakira, yakanyenyeri iteka n'uw'igikundiro, ni uruta
yo mwijuru yangumbura wa musi zagera mwijuru zanezezwa nimureba mu maso yakanyenyeri iteka uri igikundiro iruta inshuti zose zo mw'isi anyurura babaye angiza amakuba kamaganya yanyakira yakanyenyeri iteka uri igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi anyurura babaye angiza amakuba kamaganya yanyakira yakanyenyeri iteka uri igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi. turagushimiye Mana yacu, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ko ari we inshuti yacu, tugushimiye ko ari wowe udutabara amakuba, utwomora inguma. Turagushimiye kudukura ahantu abantu batari kudukura. Turagushimiye iyo dutewe na Satani tugahangwa n'inshuti. Haleluya, 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 haleluya. Shimwa, 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 shimwa. Amakuba arahari ariko uzayadukiza. Bibazo birahari ariko uzabidukiza. Tuwa siki kuko uri umukunzi mwiza, kunzi mwiza, kunzi mwiza, kunzi mwiza. Amen. Uyu muririmbyi amaze igihe kigera ku mezi 6 arimo afashe umutima wanjye. Muririmbyi Niba ari mu giterane simbizi, ariko mu kigaragara yari ari kumwe n'abantu. Nimba bararutaga cyangwa simbizi, ariko bigaragara ngo yari arimo abwira abantu. Arababwira ngo ubu nabonye umukunzi. Naramubonye. Hano bavuga ati se ko duheruka imiryango yakwanze, nta kintu ugira kuri konte, kutajya ujyayo, nta kintu ufiteyo, ko nta kazi ugira, umukunzi wamukuye hehe? Arababwira ngo naramubonye kandi mwiza. Ubu abantu bajya kubwira ati mfite inshuti nziza, ariko reka mabwire nta nshuti nka Yesu. Baza bamutubwira no mu rupfu murajyana, iyo urwaye muba murwaranye, niwe nshuti nziza. Muririmbyi avuga ngo mwere kuntera ubwoba, naramubonye, nabonye umukunzi mwiza. Baramubaza ngo se ninde? Aravuga ngo ni Yesu Kristo. Aravuga ngo icyambere umukunzi aruta inshuti zose zose. Bira mugenzi wawe ngo aruta zose zo mwisi zose. N'umugabo wawe aramuruta, n'umugore wawe n'abana arabaruta, kuko we ajya abana nawe aho batari. Kavuga ngo turacyakundana, turacyakundana. Hari inshuti zikubwira ngo muracyakundana, ariko wagera ahandi bakabwira ati oya, ahangaha rwose ihangane nawe urabibona. Ariko Yesu we arakubwira ngo turacyakundana. Ikoreho uvuga ngo Yesu turacyakundana. Ndumva mfite ibihe byiza byo mu mutima, kandi bene nk'ibi bihe nta kindi kibizana. Umwanditsi Pawulo yandikira Abafilipi yarababwiye ngo nidutera gukunda no gukora ibyo ishaka.
haleluya. Dusomye ijambo rivuga ngo umukiranutsi azashisha nk'umukini. Umukiranutsi azashisha. Ariko harimo akantu kavuga ngo aza, wenda si none, wenda sejo, ariko Imana irimo imuvugaho, imuvuzaho, Imana imuvuzaho. Itonde cyane, mbabarira, itonde, Imana iramuvugaho. Nubwo atari uyu munsi, wenda nta cyankayora afite, wenda nta rimastasiyo afite, wenda nta nzu atuyemo, ariko Imana imuvuzaho ngo aza. Mwitondere, Imana imuvuzaho. Tulisikita na wadaba, Imana imuvuzaho. Muri aya masaha 8, Imana imuvuzaho. Muri aya masaha 9, Imana imuvuzaho. Kandi ari amasaha Imana ivugana n'abantu bayo. Usomye mu itangiro ngo mu gicamunsi Imana yajyaga isa. Imana nimba yikora mu mufuka nkanjye ngunda kwikora mu mufuka simbizi, ariko Imana yajyaga isa ikavugana na Adamu na Eva, akavuga ati muraho meze muti, mwariye twariye, ibintu bimeze neza. Imana rero igisura umukiranutsi. Kandi uyu mukiranutsi Imana ishobora kumuvugaho nta giterane cyabaye, ishobora kumuvugaho nta muntu uhari, ishobora no kumuvugaho wenda yanaburaye. Mwambera Imana icyubahiro. Niyo mpamvu ubona kenshi umuntu w'umukiranutsi ahorana confidence. Wakibaza ati zivahi ko iwe twamusuye namukaruko yibona kigoye, ariko ukabona igihe cyose yihagazeho. Abafite ijambo ryahanuwe, Yakobo yavuze, haravuga ngo nyamara twebwe dufite ijambo ryahanuwe. Haravuga ngo kandi aho kugira ngo ricike intege, ntiwarivuga ngo ricike intege, ntiwaryima ibiryo ngo rihonge, ahubwo aravuga ngo rirushaho gukomera. Haravuga ngo muzaba mugize neza nimubyizera. Burya hari igihe twitakuma Satani akagira ngo yaduhambiriye, yajya kubona akabona urayiturikije kavuga atarayitesha. Ndakumva mwami. Ikindi cya kabiri, ngewe rwose kandi simbibemeyeho, ngewe mfite amafaranga. Ndabeshya boss. Ariko ndafite. Mfite amafaranga ngewe. Maze kubaka amazane mu mujyi wa Kigali, bumva se nafite amafaranga. Burataza kugira ngo wenda unabwiza afite ubwo oya. Kandi mfite umwuka wera mwinshi. Naraye ahantu ijuru rivugana nanjye, nzindukira ahantu Imana ivugana nanjye, ndavuga ni karame papa. Rero mfite confidence rwose ndazifite, kandi Yesu araye ni yamamare. Mbiyemeyeho, ntago mbiyemeyeho, nari narazahaye, nararaga hanze, ntagiraho kuba, nta myenda nagiraga. Mureke mvuge Imana, Imana igira neza. Hari abantu rero bagira ngo tuzapfa, ngo byararangiye, ngo twarakatiwe. Ibyo urimo wibeshya, umeze nk'umuntu urimo ukina igisoro. Kuko umukiranutsi Imana iramuvugaho. Ntabwo ibintu byacu bizarangira, ntabwo bizarangirira hano mu rukiri. Oya, niyo mpamvu bakuroga bikanga, bakagutega bikanga, bakaguteza umutwe udakira bikanga. Tolita karanda ziwanyu zikaza bikanga. Dufite ijambo ryahanuwe.
ngo bakwirukanye ku kazi bakohereje hafi yaho Uwiteka ari. Ndakumva papa, ndakumva neza cyane. Bibiliya yavuze ngo umukiranutsi azashisha. Wenda uyu munsi ni umunambe, hari igihe unamba abantu bakabona byaranze, wajya utambuka akavuga ati nanone arongeye aragiye, ataragiye ati n'icyazi. Ahantu usengera ateranaga bigeze kuntenanyiriza ati kiravuga ati rero turabona umeze nabi, taha ujya iwanyu, nta buzima, Kigali ntukwiriye kwibamo. Kandi BOSCO urabizi icyo gihe nayoboraga icyumba cy'amasengero. Baravuga ati tahire, ariko kuko nakoreraga Imana nta buryarya nta bwesikoro bituma nkena kandi nyobora icyumba cy'amasengesho kinini. Najyaga mbatumira aba BOSCO kandi ni kera, ariko nari naravuganye n'Imana, Imana irambwira ngo nzakugira umugabo muri uyu mujyi wa Kigali. Iryo jambo mpita ndifata ndibika hano. Abahanuzi barapfapfana bagura za televiziyo mu mazu y'amakaro, nkajya ngendeye ibirenge, inkweto yarahengamye imeze gutya, ariko mfite ijambo. Bibiliya yavuze ngo uyu mukiranutsi wafashaho ijambo, abantu bose bagufashaho ijambo, Imana iravuze ngo azashisha. Azagira gute? Wenda si uyu munsi, ariko Imana reka mbabwire, tugira ubwishingizi bwinshi, za rama, za mbebimayi, ubwishi buteganyiriza abantu, ariko Imana yo mu ijuru tuyikomera amashyi ntarababwira iki kintu. Izo muntu ni za papa. Iteganyiriza abantu umuntu witwa umukiranutsi, ikamubikira, ikamubwira ati buratse kurya, ihangane ikakubikira, yajya kukugaburira. Umva ukuntu Dawidi yavuze, yaravuze ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Wenda uyu munsi ndakennye, wenda uyu munsi sindi umwami, wenda uyu munsi nta cyerekezo, ariko sinza. Ariko murahari cyane, muhari. Aravuga ngo ikimenyetso cy'uko ntazakena, mu gihe ntararya anjyana mu cyanya cy'ubwatsi bubisi butoshye. Ubwo ntararya, biramugeza ngo nubwo ntararya ariko hari ahantu ndyamye, torasa igone potasi, ahantu. Imana ntikunda abana bakubagana, ikunda abantu baryama, akakubwira ati ryama aha, ninjye uzahagukura ukaryama. Abantu bakureba bakavuga ati byararangiye, mwamubonye ntajya ava ahari, ubuzima bwe ntibwabundi. Iyo ahakuryamitse, mwumva ukuntu yavuze, yaravuze ngo iyo ahankuye anyobora inzira kubw'izina rye. Mwakomera Yesu amashyi menshi. Iby'amazi adasuma simbivuze, ukuntu Yesu adushyira kure y'imibabaro kandi hari, akadushyira kure y'ibitego kandi bihari, ariko ugasa nk'utabyumva kandi bihari. Ariko mwami, iri jambo ntago narirangiza, ariko reka mvuge ikindi kintu cya kabiri. Aravuga, ntavuze ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo. Umukiranutsi azashisha nk'umukindo. Ijambo rya kabiri,
uyu muntu mubona bima intebe, uyu muntu mubona nta jambo agira, azashyirwa hejuru. Bwira mugenzi wawe ngo nyikundishaho. Hari abantu bigeze banyanga, njyewe nabaye muri korali, najya nicara muri korali umuntu twicaranye agahita ahaguruka, nakarabye ntako ntagize pe, nkabona arahaguruka. Buriya sako satani ni umutima, agahita agahaguruka. Iyo baza kunkunda ubu ntibaba bariteganyirije. Mugenzi ati wankunze hakiri kare kare bw'ubuzima k'Imana iza. Hari umuntu uri kubyumva ngo avuge ngo amen. Ubu abantu bose bazi ubwenge ubu bakagukunze kuko wowe uzashyirwa hejuru. Isomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere umurongo ngira ngo wace, hari ijambo rivuga ngo iki? Ariko buriya ikintu kibaho cyiza ni ugukiranuka ugatinya ikibi. Reka ndisome naryo, reka turisome Abaheburayo. Ariko man ndumva uraha. Abaheburayo cyo cyambere umurongo wa 9, hari ijambo rivuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Iri jambo twakomera Imana amashyi. Ubuzima urimo ushaka Imana, nimba urimo ushaka Imana nta bindi ushaka, nibakwitondere. Ejo hawe Imana yarahateganije. Imana yamaze kukuzigamira kera. Imana yamaze kukubikira ibyiza. Ijambo riravuze ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome n'icyaha, nicyo gitumye Imana iba Imana yawe. Haleluya. Iyi Mana ikoze iki? Mbere yo gutabarwa irabanza guha icy'isi ikeneye ariko yabuze. Ikintu imiryango y'abibumbye yateranye igashaka ko yakimarira abantu ariko bakibuze, Imana igiha umukiranutsi ku buntu, imusiga amavuta yo kwishima. Aya mavuta yo kwishima ntabwo twishima kuko twari ifite, oya. Ntabwo twishima kuko abantu batwemeye bose, oya. Imana niyo yaduha ikagusiga aya mavuta. Haleluya. Aya mavuta yo kwishima, hanyuma yamaze kuyagusiga, umva uko iri jambo rivuze, irakuzamura. Hahandi batakwemeraga bagabona barakwemeye, irakuzamura ngo ikakurutisha bagenzi bawe. Karame mwami, nta muntu wakuzamura atari yikuzamura. Muzi akazi nkora, ngiye nubaka amazu nkayagurisha. Ubwo ndakennye, nubaka amazu nkayagurisha, umuntu uzashaka inzu azayize mugurisha inzu mu mujyi wa Kigali na za Kanombe zahe. Ndakennye, narakennye gukena nzu uko bimera. Nimba hari abantu bakennye babavuga butumwa babahanuzi muri uyu mujyi wa Kigali, nza ku mwanya wa mbere, kandi BOSCO yarabizi cyane. Narakennye we.
BOSCO yari umuntu w'umukire, barabakire ba BOSCO bari BOSCO barabakire. Dore utuye hariya hirya hari ahasigaye hari ibihuru. Najyaga mva Kimicanga nkaza kuri BOSCO n'amaguru. Ariko twabanye neza cyane. Nigeze umuhungu umwe anyirukana mu nzu witwaga Gitera, yari uwiwacu kandi mburaho kuba ndagenda ndamubwira nti mbabarira ucumbikire. Marara rimwe marara kabiri, ubwa gatatu kandi nari ndwaye, ubwa gatatu aranyirukana. Arambwira ati sohoka hano mfite abashyitsi. Ndamubwira nti wambabariye nkaryama mu ntebe. Arambwira ati abashyitsi banjye nibasohoka bakakubona uryamye hano genda. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima, nyansa Uwiteka kugira ngo afashe. Uwiteka nawe natinda ndimo nzenguruka ngera mu Rwintare, bimaze kugera nko mu ma 2 z'ijoro, umujyi wose uri kwaka. Mbwira Imana ndavuga nti Imana, ko nzi ko nkukorera nta buryarya, ko njya mvuga ko ntajya mvuga utavuze, kandi ko nkinnye, ko mfite uburyo bwinshi nacamo nkabona amafaranga nk'abandi, ko ntafite ibyo gucuruza ariko impano nayicuruza nkunguka. Ubu mbuze ahantu narara muri uyu mujyi wa Kigali uri kwaka nk'inyenyeri zo kwijuru. Imana ntiyavuga, iranyihorera. Rimwe na rimwe Imana igisa nkaho itari kumwe n'ubwoko bwayo, maze abanyabwoba n'abatizera bagatera umusara umugongo. Icyo gihe Imana iraceceka, kandi nari nyibajije, ariko Imana yarumvishije. Ndamanuka njya ahantu mu gishanga ndaryama, bigeze nijoro Imana inyereka icyo nzaba cyo. Imana icyubahiro. Umuntu anzaniye imfunguzo, arambwira ati izi mfunguzo ni inzu uzubaka nziza cyane. Arambwira tuzaba ahantu heza cyane, uzakomera. Mbona arabaye umukire. Icyambabaje nuko nikangwe nsanga ndi mu rubingo nari umukire mu nzozi. Hari abantu byabayeho, ni mwihangane. Abantu barose bakize bakikangura bagasanga bakenye, ni mwihangane. Imana yababwiraga icyo muzaba cyo. Nta muntu ufitiye haleluya yumva yamubyizemo. Nzagaruka ngere kuntu ntese njya nica gahunda, ko ndi umuyobozi. Umuyobozi mubona byibanye, umenye ngo ni igihe kimpagaritse, kuko ntacyo wakora ngo unyongeze iminota. Niko meze. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo uyu mukiranutsi azashirwa hejuru. Nta kintu wakora umuntu Imana yazamuye, ntacyo wakora ngo umumanure. Niyo waba ukomeye ute, niyo washoramo ibishoro birashya, ntacyo wakora ngo umuntu Imana yazamuye ngo amanuke. Ntibishoboka. Oya, ntibibaho. Hari abantu benshi bahomba. Dufite abantu bahomba bakorera mu gihe mu gihe kinini. Buriya abarozi bakuroga barahomba cyane. Nkunda kubababarira we, barahomba, kuko iyo bakuroze ibyo bakurogesha burya baba babishoyemo amafaranga, ariko bigaferinga bikanga. Barahomba. Tuvuga ngo barahomba.
hari abantu bakurwanije ngo ntugere aho ugeze ubu barahambye kubera ko yavuze mbere y'uko bavuga. Haleluya. Twongera kandi haleluya. Ivuga mbere y'uko bavuga tuyikomera amashyi. Yakuvuzeho Imana ikoreho uvuga ngo ntabwo birarangira. Ihanurire cyane uvuga ati ntabwo birarangira. Ibyo uvuze kandi niko bimeze, ntabwo birarangira. Hari amajwi menshi amazi yakubwira atari kubuntu urabona bitararangiye. Amahirwe ntiwayabuze, buriya sibwo wari wabonye icyerekezo. Oya, kiriya ni cyari cyo, Imana iguhaye icyerekezo nyacyo. Amen. Ongera ko aravuga ngo kiriya nticyari cyo. Mujya mukunda kwihanurira, biba byiza. Ubuhanuzi wihanure burya bugira imbaraga kuruta ubwo umuntu yaguhanurira. Umuntu umwegeza atubwira ati icyo uzaba cyo ucyo ukivuga cyane buri mu gitondo uko byutse kandi ukivuga cyane. Ubundi mu gitondo kuvuga bivuga ati nge nzaba umukire kandi nzaba umuntu ukomeye muri iyi si. Ubyihanurire burya uvuze ngo nzapfa nabi upfa nabi nta murwaza. Yuvuze ngo baramvumye ariko ubu abantu bamvumye bampoye umuvumo urakokama. Hari igihe unabyivugaho bataranakuvumye bikagufata kajya ugenda nk'umuntu wavumwe. Umuntu utifitiye icyizere muzi ukuntu agenda. Nta kintu wakora ngo uyu muntu Imana yazamuye cyangwa irimo izamura, ntacyo wakora ngo umumanure. Ntibishoboka kuko iyo imuzamura ifite amaboko nk'ay'imbogo. Imuzamura iteye ubwoba. Imuzamura ntiwayihagarara imbere. Iyamuteretse mu kazi ntiwabwimuramo. Ivuze ngo baho ntiwavuga ngo pfa. Umuntu nakubwira ngo nzakwica uzamubwira ati ntibishoboka. Ntiwabishoboka, we ntiwabishobora. Ntago iguhagazeho ifite amaboko nk'ay'imbogo. Haleluya. Abari kumva Imana tuvuge ngo amen. Mfite ubuhanuzi bukomeye cyane kandi ndashaka ko ibi bintu ubigenderamo ugataha ubyizeye ukabigenderamo bigahita biba byo. Yesu yajyaga asengera nakubwira ati kwizera kwawe wayeguhise kugukiza, utizeye agakomeza akazengerera. Uyu munsi Imana igiye gukorana n'abafite kwizera. Uyu mukiranutsi ngo azashyirwa hejuru kugera ku rwego ngaba nk'umwerezi w'i Lebanoni. Haleluya. Uyu muntu Imana yashyize hejuru batangira kumubona bose. Bakavuga ati wazambariye marene. Cya gihe se ko watari barabikubwiye watangiye kugaragara. Ukabona invitation. Ubuze invitation ngiri wanjye. Kandi mbere nta n'uwantumiraga. Nge naritumiraga. Kandi nta bukwe ntatahaga. Ngewe hari ibintu bibiri ntasibaga. Ngiye kubibabwira ariko ntimuseke. Mwihangane mbese niko nari imeze. Icyambere ahantu hapfuye umuntu ariko utari umukene. Umuntu w'umukire nabamuzi cyangwa ntamuzi. Nabaga mpari. Naririmbaga ziradimba zo z'abantu bapfuye bose nabaga nzizi mu mutwe ndi kumwe n'umuntu witwa Ernest. Nkunda bakuramo Ernest. Uwo ni pasiteri. Imana yatuzamuye. Ubwo bukwe urwo rupfu twabaga tururimo n'ikiriyo ariko umuntu wapfuye cyane ari umukire twabaga duhari. Kuko mu bakene nta urupfu rw'abakene ntago warujya. Rurutwa
nta muceri ntaki, ariko umukire wapfuye twabaga tuhari, bakagira ngo mbese turi abantu be ba bugufi, duterura intebe ducana umuriro, nitwe twari dushinzwe gucana umuriro. Kandi dushinzwe gucana umuriro ukaka, kuko nitwawuvaga iruhande. Reka icya kabiri, buri kuwa gatandatu twabaga turi mu bukwe, ubukwe bwose. Niyo mpamvu ubukwe ubu nabuhazi, kugira ngo nkuzire mu bukwe buryo ukabona ndi mu bukwe bwawe, biba bikomeye. Ubukwe ndabutwerera, ariko kugira ngo mbone umwanya wo kuza mu bukwe byabaye nka kode, byarananiye. Kuko natashye ubukwe ntatumiwemo bwinshi, kandi nkabuvunikamo cyane, bituma ubukwe rero mbuhaga. Uzihangane cyo koza nzagutwerera, ariko sinzaza. Nikomeze. Iyo ngiye mu bukwe mba numva ndi kuvunika, sinzi ukuntu mba numva ameze, mba numva ntahari. Ihangane nimba umeze nkanjye, Yesu ari ku ngoma. Reka twikomereze ijambo ry'Imana. Uyu muntu nta kintu wakora ngo umumanure, Imana yaramuzamuye. Imana irakuzamura kugera ku rwego isi yose ikubona, ukaba manene, ukaba pare. Abantu bose bakifuza kugukoraho, kugusura, bakavuga ati tuzagusura. Telefoni zigusura, muzaba muhari tuzaza, muzaba muhari tuzaza. Hari abantu rero ubu ngubu bavuga ariko ko narwaye ntimunsure, ufite amatiku, kandi ayo matiku ntago hajya kumariye, uzarwara ntituzaza. Ahubwo nucunga nabi kubera ko arwaye tukakubura, uzasanga twaraguhagaritse, tukaza nusobanura ko ari urwaye, tuvuga ati yo ntitwabimenye, tukwakire. Muzi impamvu? Isomye muri Yesaya, hari ijambo rivuga ngo biremwe none hasi ibya kera, ariko ndashaka kuvuga ijambo ririmo rivuga ngo nzaharura inzira mu butayu, ntembesha imigezi. Aha hantu Imana hari inzira. Nimba nta nzira iraharurwa, uragira ngo tuzi iwawe tunyuze hehe? Nimba nta migezi iratemba, uragira ngo tuzaze tunywe iki? Rindira uryamaho Uwiteka kuryamitse, mu cyanya cy'ubwatsi bubisi azaza hakwegure, akuyobore. Haleluya! Akuyobora inzira. Mo birumvikana? Urumva ari akantu karimo kazamo? Kagiye gusenga Imana. Nimba inzira itarahagurwa, ihangane, icyo koza niyiharura. Ntuzirirwa wowe tubwira ngo muzansure, oya, twe tuzabimenya. Umva ukuntu ijambo rivuga ngo inyamaswa, imbuni n'ingunzu nazo ngo zizabimenya. N'ibyo utatumiye bizizana, kuko inzira yagize gute? Ibindi ni amatiku. Imyaka yose nabayeho nyobora icyuma cy'amasengesho, pasiteri yari ataramenya iwanjye, nta n'umudiyakoni, nta n'umuririmbi, na perezida wa korali na dirija ntiyari ahazi. Babonaga nza nkayobora icyumba nkarepeta, bakabona ngiye, ntibazi iyo babonaga ndenga, kuko iyo nca ni mu bihuru nta nzira ihari.
aho nca ndiyeranje ahantu ucuriyeranje hakabana inzira yaharuwe rwose ariko ko tuzakwihamagarira watuje tuzaguhamagara kugeza ku rwego imbabura izajya yaka kuva mu gitondo igere nimugoroba itarazi. Imana niharura inzira tuzaza. Sinkumenyesheje igihe tuzagusurira itarike ntuyumvishije ijyana tuzaza. Ibyo wirirwa ngiye twasenganiye nimuragera iwanjye nta nzira ihari ni utahuriye ranje tubona ugenda ntituzi yunyura ibigutunga ntitubizi nta mazi araza cyo koza ubwo yikubeshejeho niyigusura kuko ntibura inzira yo itabura inzira rero niyo muba muri kumwe. Twebwe abantu dukenera inzira ntiziraharuka ihangane icyakoze iravuze ngo uyu mukiranutsi azashyirwa hejuru nashyirwa hejuru rero tuzakubona tuvuga ati usengera hano se ati burya ati hateze se imaze nk'imyaka 10 nterano ati hano ati se burya sinabaga no muri kwara uririmba ati burya mba ndi inyuma sibye ko banzanye imbere vuba. Tuzahita tumenya ko yagushyize ibyo kwirwa uburana ngo bagukure inyuma bagukire imbere nta uzahagukira rwose nta n'ukureba ko waje. Kandi ibyo mbabwiye ni ukuri ni ibintu nabayemo si ibyo mpimba. Imirimo urakura ukavunika yewe nasengeye abantu barazuka ndeba ntibyandikwa ntibyajya no muri televiziyo. Nasengeye abantu bahinamiranye nasengeye umuntu undi zarurindo bazanye mu ngobyi wapfuye mukubiseho ikiganza abarabyutsa ibyo birazima ntibyandikwa kuko yarige na Yesu. Ariko ibyo nakora hano maze reba za televiziyo ziri hano za kamera uwo mwabyahita bijya kuri YouTube. Gura mugeze ngo hari ikintu uri kumva mura hari ibintu rara abantu bamo bikore mana bikore babibone ava mu bujajwa ryamutuze aho yakuryamitse ni mu cyanya cy'ubwatsi butoshye izaha kwikura ibyo umeze nk'umwana w'ishyano. Umwana w'ishyano ni wewe na nyina atetse akicara hasi ayiwe nibito we uzi ikintu nyina mukorera aramukubita akamubwira ati uri inkunguzi uzikungurire pu. Tugera abantu basenga amasengesho y'ubukunguzi bakakuryamika. Imana yavuze ati maze mwana wanjye ryama hano mu cyanya cy'ubwatsi bubisi aho bizahira nzakwe ati hoya mana wereka mbe mnicaye. Imana irakubwira ati curuza indagara n'inyanya nzahaguhera umugisha. Oya mana ibi ni ibinsuzuguza ibingi ngaho tegereza amangazini mawe uri umwana w'ishyano umanze kumvira imvugo y'Imana nanga kugenda uko Imana ishaka. Imana yakubwira ati kora ubuyede mbe mpagutegerereje muri ubwo buyede nzahaguhuriza n'enjeniyeri uzakuteturura. Ati ubuyede sinabujyamo ati se ubwo bambona uwite nawe waba uri kubanteza ugakabye uri inkunguzi. Njyewe nacuruza igikapu cyo mu mugongo ndanguza ibyo nzabibabwira ngarutse niho nakuye igishoro.
ndi mu bantu bajya batanga amasemina yo kugira ngo abantu batere imbere. Ubu ushobora kugukorera imishinga ugahita ukira. Abantu benshi bavuga ngo twarakenye, ngo ukennye mu mutwe, wabuze Yesu ngo aguhe ubwenge. Ko mwese uko muri aha murataha murye utari buryo uyu munsi azarya ejo. Kandi nta muntu ubishatse wahaha atasaguye. Ibyo reka mbihore si cyo cyanzanye. Bibiliya yavuze ngo azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'irebano. Uyu mwerezi ntabwo ndi buvugaho ibintu byinshi, nta nubwo ndi buvugaho, ariko Imana ishimwe yuko iduhagarikaho abantu batateganyaga ko tuzahagarara, ikatwicaza ahantu abantu batateganyaga ko tuzica. Icyo abantu batakubonamo ni Imana yamaze gutegura kuzaba cyo. Haleluya. Kandi ikikwicayemo, ikikwicayemo kirakirusha imbaraga cyane. Mu yandi magambo, ikikwicayemo kirarusha imbaraga ikikwicariye. Haleluya. Ko kantu ntago mukumvishije. Icyo Imana yamaze kuguterekamo kiri kurusha imbaraga cyane ikikwicayeho. Yawe wari ubyumvishije, ukomeye Imana amashyi. Bibiliya yavuga ngo hari umurwayi wari umaze imyaka 38 yararyamye ku buriri bumwikoreye imyaka 38. Yesu ahageze aravuga ngo fata icyo kintu kikwikoreye nawe ukikorere. Ntabwo mubyumvishije. Iyo Yesu yaje afata icyari kikwikoreye kikwereka ko kikurusha imbaraga. Wakavuga ati none icyo cyari kikwikoreye kibwira ko kikurusha imbaraga, ndabihinduye wowe kikorere. Wowe kikorere. Noneho cyo kikavuga ati kari cyo kwikoreye se uranyikorera. Kavuga ati Yesu yavuze ngo nkwikorere. Abantu bakavuga ati se kutukikoreye, bakavuga ati jewe iki kintu murabizi ko cyari kimaze igihe kinyikoreye 38 ngize gute nkiryamye hejuru kinyikoreye. None Yesu yaje, haleluya, aravuga ngo icyo cyari kikwikoreye giterure nawe ukikorere. Umva rero iyo Yesu yabihinduye ukuntu bigenda, abantu baravuga ati izo mbaraga bazikuyeho zo kwikorera icyari kikwikoreye. Ninde wakubwiye ngo ukikorere ku isabato? Abyumvishije abantu ahita babwira ati se ko muri kumbwira ngo nkiture kandi uwankijije yambwiye ngo nkikorere. Hari abantu bajya bavuga ati shyira hasi, wari umuhanuzi wabuze kubwiriza, shyira hasi. Kavuga ati ariko hari uwambwiye ngo njye mpanura. Yabikubwiriye he? Uramuzi? Kavuga ati icyo nzi cyo nuko yo mpanuye bikora. Ugira imodoka tirekada, ugira aho kuba rekada, ugira akazi ibintu byawe ntibikora. Ariko ndagira ngo mbabwire, iyavuganye nawe nimba ari yo kwizirwa igiye kuguha imbaraga, haleluya, zo gufata ubushomeri umaranye igihe ukwikoreye. Karitsiye baravuga ati akora iki se karamuka agenda? Ubushomeri bwarakwikoreye burakuzererana. Iyo wambaye agashati baravuga ati buriya ni bene wabo bakamuhaye, bazi ko utakigurira. Ariko Yesu agiye kuza afata
ubushomeri bwari bukwikoreye, avuga ngo ubwo bushomeri bwikorera ubuzererane, hanyuma nguhaye akazi. Ibi bintu birafatika cyane ntibifatika. Reka nze dusengere, iri jambo nzagaruka ndirangize. Ijambo rya gatatu ryavuze ngo aba bantu mukomeze mubitondere. Imana miravugaho ibintu bikomeye. Ravuze ngo ubwo batewe, ubwo aba bantu batewe. Buriya ushaka kwibaza ukavuga ati ko se ubundi bose ko azakomezwa n'iki? Agira mwene wabo ukize atereka da, agira se ko yavuye iwabo se ahubwo baracyana mwibuka. Agira se akavuga ati buriya uko umubona azakomezwa n'iki se ko numva ngo datanga Imana yamubwiye ngo azagura imodoka agira akazi. Umva ukuntu Imana ivuze. Bwira mugenzi wanjye Imana ifite igishoro. Ahantu Imana yaduteye ni ahantu hari ifumbire. Kakantu uko ntimwakumva reka nkarenge. Ahantu Imana yaduteye harizewe, hafite sekirite. Haleluya! Ntihajya habura amazi, ntihajya habura ifumbire. Mumvugire ngo amen. Karame mwami. Umuntu rero marabaza amateka y'uyu muntu ukuntu azakomera. Ariko nk'umuntu ambajije ati ubundi wacu nk'uwingi wacu aho mvuka ntashye tikikandangirirayo, isibye guhamagara bose katindengera, nta wampatiki. Ubwo rero tumva uko hameze. Nige mukiri uvuka iwacu mu muryango. Buri wese iyo bagize ibibazo nige bahita bahamagara. Ndakomeye cyane ndoroshye. Umuryango w'iwacu inama isubitswe gatatu kuko ntari kuboneka, mfite akazi kenshi. Nibayikora ntahari. Hari igihe namaze iwacu bakajya bakora ubukwe ntibamenye ko mbaho. Murumuna wanjye unkurikira yakoze ubukwe ntaha yarashatse, aho mboneye agatike nsanga yarashatse. Ndavuga se kuki mutambwiye? Ati twabuze uko tukubwira. Kandi abantu mumeze nkanjye mwihangana. Ibirori bikaba bakarya bakarangiza ntibambwire, ntibibuka ko nabaho. Muzabibaze Dawidi nimugera mu ijuru abibatekerereze neza ukuntu abantu barya. Kereka Imana ari ivuze ati mwere kurya, ndamushaka banzaze, nibwo ubiryaho. Naho ubu ntiwabirya. Reka nkubwire, hari ibiryo utarya kandi ubigenewe. Hari intebe zawe zicaweho abandi kandi ari izawe. Ariko nimuhumure iri kuvuga ngo uza. Haleluya! Hari abantu bicaye kera mu ntebe zawe, bazicara hari za ntebe zitizengurutsa, ariko Imana igiye kuguhamagara ugiye kwicara mu zizengurutse. Ibi mbabwiye ni iby'abakiranutsi. Gira mugenzi wanjye ko kantu urakumvishije. Kandi gukiranuka kw'Imana burya ntabwo ireba nk'uko wowe ureba. Tugira abantu bagenda n'iminzani bapima agakiza ka kavuga ati ariko buriya runaka ubona akijijwe ra, runaka nimba numva akijijwe agereranya, ariko se ko mbona buriya bareba nk'umuntu udakijijwe. Oya, ariko ugeze gutya ati yaba akijijwe. Gira mugenzi wawe ngo ureba nabi. Ibyo se byo murabyumvishije? Mujye mureba neza. Uko bazajya mu ijuru ntawe uzi inifomo bazaba bambaye. Cyo koza tugereranya ko bizaba ari umweru. Ariko hari ibintu bigera kuri bitatu
abatambyi bajyaga bambara n'ibyo bateguraga mu rusengero, njya ntekereza nkavuga nti wenda ni kimwe muri ibyo kuko byose byari bifite agaciro. Hari umwenda w'umuhemba, hari uwa kabayonga, hari n'umwenda w'igitare. Nta wamenya rero muri iyo kuko yose ifite umumaro, tuzaza tuyisobanureho. Wamenya ubu tuzambara mu ijuru ari uwuhe, ko yose yari ifite agaciro mu rutambiro. Ako se ko murakumvishije? Babandi bagenda n'iminzani itaye agaciro. Bibiliya iravuze ngo aba bantu kuko batewe bagaterwa ahantu hizewe, batewe ahantu hari sekirite. Bibiliya iravuze ngo ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka, bagaterwa mu rugo rw'Uwiteka. Aba bantu bazwi n'Uwiteka, agaciro kabo kamenywa n'ijuru, ubuzima bwabo buzwi n'ijuru. Imana izi agaciro kanyu. Haleluya, haleluya. Wita akoze. Hari impinduka ugiye kumva mu mubiri wawe, hari ibintu bidasanzwe ugiye kumva. Zamura icyerekezo cyawe, erekeza icyerekezo cyawe ku Mana. Ubuzima bwawe buzwi nayo. Umwigisha wambanjirije yavuze ngo Imana ibasha kuzura ibyapfuye. Ibyawe byari byarapfuye, ariko mbere yuko ushyirwa hejuru, mbere yuko ubyara umusaruro, nuko usa nk'upfa, nuko umera nk'udafite. Ibi bintu Yesu akunda kubikoresha, yemera kubibaho. Mbere yuko ugira umumaro, nuko Imana yemera kusa nk'upfa, ugata agaciro kugira ngo uzagira agaciro. Komeza ayo maboko yazamuye yatinze hejuru, yerekeze ku Mana. Wategeye amaboko abantu ntibakwitaho, wategeye amaboko abantu ntibakugirira imbabazi, ariko tegera amaboko iyihora ku ngoma, tegera amaboko iyikomeye, tegera amaboko iyirema, tegera. Ndakumva. Tugiye gusenga Imana. Ibi byo maze kuyaturira, reka twakire umuyobozi azamura isengesho, abwire Yesu, ubwire Yesu ngo Yesu, dore abantu bawe ngaba, ibyo uvuze turabyemeye, ivuze turabyizeye, abakobwa barabyizeye, abasore barabyizeye, yewe abagabo barabyizeye, ababyeyi barabyizeye, nawe bihamye. Uri Imana, uri ibyiringiro by'abakwizera, uri umucunguzi wacu, uri umutabazi, uri Imana, uri data wa twese mwiza, uri isoko y'imara imyota. Lepala shakala talabo, ndakumva neza. lelepaya salamando lebo. Imana, ndakubona kuri uriya mubyeyi, itabara, ndakubona kuri uriya mubyeyi, ikiza, mukoreho. uri Imana ikiza, mukoreho. uri Imana ikiza, mukoreho. uri Imana ikiza, mukoreho Yesu, uri Imana ikiza. Turazamuye abakotara, imbaraga zari zarabafashe, bakoreho. imbaraga zari tagagura Yesu muri aya matera, koreho. imbaraga z'ubukungu, imbaraga z'urusengero, imbaraga za karara, koreho. imbaraga z'ubukira, imbaraga z'urusengero, koreho Yesu, dewa shakala dabo. turahagarika imbaraga z'uburwayi, torasikita, turahagarika imbaraga za diyabete, turahagarika imbaraga za karagura, sayuka, vamo, shelota nasi, turirukana uburwayi bwa kanseri, otara, turukana uburwayi bwo mu nda, turukana uburwayi bw'umuriro, muri riteranye n'Imana. Haleluya. Akira kuboka muri uyu mugoroba,
akira kubona muri mugoroba ndakubona ugendagenda imbaraga zagufasha ndakubona ugendagenda ndakubona ugendagenda kure kure ndakubona ugendagenda ayo mahembe nakure kure izo nzatsi nizikure kure izo zigwa nizikure kure katika jina la Yesu 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 ukawera barakora ukawera barakora ukawera barakora ukawera barakora Ole pala shala boria ba nebo le kitara mandole pa karame Yesu la shala boria karame ba Yesu ibi bibyimba nibikuvemo ibi byimba nibikuvemo babo ibi byimba nibikuvemo babo tala shala turataya sikita abantu barota ibintu byinshi no paiko inzoka zisobanura uburiganya muzamura ibiganza umuntu urota iki inzoka n'inzoka ndabona marayika w'Imana ndabona imbaraga z'Imana zirukana umudayimoni w'ubukene umudayimoni w'ubukene ukwirukangaho umudayimoni ukubuza gukora umudayimoni ugutera ubwoba umudayimoni ugutera ubwoba turamwirukanye 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 ubukene turamwirukanye n'ubutindi turamwirukanye 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 vamos tola sini wadoke dopita abantu baligwa n'ibintu nijoro muzamura ibiganza byanyu umuntu unigwa n'ibintu nijoro haleluya haleluya ukuzamura ibiganza twirukana turahagarika abadayimoni turahagarika izi mbaraga umukiranutsi aributswe mukiranutsi Imana imukiza ibikomere mukiranutsi Imana imuhindura izina izaguhindura mukiranutsi Imana imuhaye agaciro izagushyira hejuru mukiranutsi Imana iramuvuganiye Imana irakwibutse mukiranutsi Imana Imana irakwibutse warasenze abantu bagira ngo ntiwumvishijwe